Njye muri jenoside yo mbona igikorwa nagiyemo cya jenoside cyo kwica abantu n'abantu batatu. Twongera kwica umwana w'umugabo Segatarama batatu mu bufatanye bwo kwica n'igitero narindimo, kuko igitero narindimo iyo ntagiha imbaraga sinari kumenya buryo ki abo bantu bapfuye, ariko twarafatanyije turabica pe. Twagiye ku musaza bita Rwabuneza, tumaze kuhagera babasohora mu nzu ari abantu 7. Bamaze kubasohora mu ari 7 barabatwaye barabica, nta n'umwe barokoye. Turabica, nari ndi kumwe nabo ariko twarabishe, nta n'umwe waharokokeye. Wajya kurya bikakunanira. Twarahunze, abo bantu bamaze gupfa, turahunga turambuka tujya Tanzania, tumarayo imyaka 2, ndagaruka. Ibyo twakoze byo ntagahomamunwa, si nibyo kuvuga. Abantu 8 kugira ngo bapfe, n'abandi umurenge wose ugasanga nta matongo masa, barazize karengane, ntawe twatukanaga, ntawe twageraga, twarafatanyaga, twari tumeze neza. Ndabisubiramo nk'umuntu wari bihagaze hejuru, barapfuye pe, barapfuye, bishwe natwe, nta bandi bantu babishe. Jewe niho nakiriye kubana n'abantu banyiciye, kuko badutumiye turi itsinda ry'abiciwe 20, batumira n'abishe bafunguwe 20. Dore ko niyo twahuraga twenda guhura n'abahungaga, kagira indwara ya rusoka ikamfatira mu mugongo ikagera mu ijosi, kubyo nari bubasha no guhunga nkuko nabyifuzaga. Kikansokagura kikankubita hasi, nkarota yanyishe byarangiye, abishe n'abiciwe baraduhuguye. Bya bindi byose ubumwe n'ubwiyunge bwatubwiraga bingaruka mu mutwe ko kubaho kwanjye ari uko ngomba kwakira ibyambayeho nkababarira ababinkoreye. Babandi batumiye 20 harimo abishe umuryango, umugabo, abana. Noneho bambwiza ukuri, dusigaye turi 4, hari abandi 4 bapfuye. Ubwo simvuza abuzukuru, yari afite abahungu 6 bubatse, aho hose hasigaye nasigaye umwe natagize igisigara. Afite abahungu 6 bamwubatse ku nkike, hari n'aho cyatagize igisigara, nasigaye umwe. Hari n'aho bazimye, bakuru bacu bo barazimye n'abana babo, sigaranye barumuna banje 2. Muri aba 19 ndabuzukuru utabara. Gusa imva y'urwibutso y'Inyamiyaga irimo imibiri y'abacu 15. Imva y'Inyanza Bugesera abandi twabuze irengero. Nitwa Mukayiranga Esperance, nkaba nararokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Iwacu hari hariya umuryango wa papa twarokotse turi abana 2. Jenoside yakoranywe ubukana burenze. Hano iwacu Isindi ntabwo wahuraga n'umuntu wakwiciye cyangwa wo mu muryango we ngo muvugane. Muri jenoside nyine abantu twarabishe, nishe umuntu ngewe yasohotse mu kiliziya nyine nk'umuntu uhunze, tumwica turi abantu 3, twaranabyireze twebwe twemera icyaha, ku buryo n'abacika cumu mbega twari twahemukiye twakomeje kugenda tuhura nabo. Nitwa Ntawiheba Ernest. Ernest, muri 1994 byari bimeze bite? Ntuye mu kagari ka Nyamuru, umurenge wa Muyira. Muri 1994 habaye igikorwa kibi cya jenoside yakorewe abatutsi. Rero uko nabyitwayemo, nabaye umuntu wakoze jenoside, mfatanya n'abanzi b'abatutsi, nanjye mba umwanzi w'umututsi. Icyo gihe nagiye mu gitero cyahigaga abatutsi, cyane cyane mu muryango
Muhorakeye Florence, tuhica umukecuru nyirakuru wa Muhorakeye Florence ndetse na mubyara wa Muhorakeye Florence. Ubwo abo tubasigaho turigendera, dukomeza igikorwa cyacu turagenda. Twongera kwica umwana w'umugabo Segatarama, umuryango we ukaba uhagarariwe na Mukanyonga Pelagiya. Icyo gihe icyo gikorwa nari nkirimo, nari ndi muri icyo gikorwa mfatanyije na bagenzi banjye. Twongera kwica umusore witwa Simoni Ntabana Simoni, umuryango we uwuhagarariye ni Mukantabana Mariya. Abo bose niko nabasabye imbabazi, mpagaze imbere yabo mbahendahenda ndetse dusurana, tubanye neza. Ejo bundi ngiye muri jenoside, yo mbona igikorwa nagiyemo cya jenoside cyo kwica abantu n'abantu batatu mu bufatanye bwo kwica n'igitero nari ndimo, kuko igitero nari ndimo iyo ntagiha imbaraga sinari kumenya buryo ki abo bantu bapfuye, ariko twarafatanyije turabica pe. Hanyuma nyuma yaho rero warafunzwe? Njyewe narafunzwe. Nyuma yaho naje gufungwa? Nyuma yo kwica abatutsi naje guhunga njye Kibeho, abandi bamwe bajya za Burundi, abandi bajya muri Kongo, njyewe ndasigara. Noneho baza kugota inkambi ya Kibeho, Kagame arimo ashaka kugarura abanyarwanda ngo bagaruke mu gihugu. Tugaruka iwacu, nje ngeze iwanjye ndafatwa ndafungwa muri 1995. Nafunzwe, nafashwe 9/5 ku itariki 7 mu kagari 15 z'ukwa 5/9/5 njya mu prison centrale. Nayinjiye ku itariki ya 1 z'ukwa 9, mvamwo ejo bundi 2007. Namaze imyaka 12, mbega n'amezi 8. Hanyuma utashye rero byagenze bite? Ntashye ngeze iwanjye, cyane imbaraga naje kuzihabwa nabo nahemukiye, bangirira neza cyane, baranyakira. Bamaze kunyakira banyereka ko ari abanyarukundo, icyaha kidakosozwa ikindi, ntibanyakura. Nari nzi ko bazanyica bihorera, ariko baranyakiriye bangirira neza. Noneho mbibonye ntyo nihutira kugira ngo negerane nabo, mbone buryo ki nabasaba imbabazi. Imbabazi naje kubapfukama imbere, mbatekereza ibyo nakoze byose, kuko nari narabyireze. Mbasaba imbabazi, barambwira bati twebwe tugomba kuguha imbabazi, ariko mwagize nabi, nubwo mwatugiriye nabi ntabwo twe twabagirira nabi nk'ibyo mwakoze. Ubu rero mubanye mute? Twebwe tubanye neza cyane, turasurana, turabanye ku buryo burambuye bwose, n'imitima yacu irasabanye. Hari abantu bari muri gereza batinya, bavuga bati ubundi se nitujya hanze ntibazatugirira nabi. Abantu bari muri gereza n'icyo bababwira? Cyewe abantu bari muri gereza icyo nababwira nuko bafungura imitima yabo, bakayituza hamwe, bakirega, bakemera icyaha, bagasaba abo bakoreye ibyaha imbabazi, kuko imbabazi zarabonetse, ziratangwa muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Jewe ndaho ndi muzima, ndi kumwe nabo nahemukiye, turasabana amazi, turahingirana, ndetse n'abageni turi karibu kubahana nitumara kugira abakwiye kurongora n'abakwiye kurongorwa. Nta mitwe nteka rwose, ndabivugisha ukuri mpagaze ku maguru yombi. Tubanye neza cyane. Abari muri gereza bakwiye guhagurukira ubumwe n'ubwiyunge, bakegera bagenzi babo bahemukiye, bakabasaba imbabazi, bakubaka urwababyaye bafatanyije. Oya, ntari bagera hanze ntabwo bashobora gufungwa. Iyi leta ntigihanisha icyaha ikindi. Nibatuze rwose, begera abo bahemukiye, basaba imbabazi, bazazibaha ndabibijeje. Abana bari kubyiruka rero ni ukubatoza nk'uko nanjye natojwe gusaba imbabazi, ngahinduka mushya,
nanjye ndashaka ko abana bacu bagira uburere bwiza bakazakurana umurava wo gukunda igihugu n'abagituye ndetse bakakunda bene data bampaye imbabazi n'abana babo imiryango ikaba imwe. Ibyo ari byo byose bana mubyiruka, ibyo ari byo byose ntimukwiye gukora ibyo twakoze turi ababyeyi banyu. Twebwe ababyeyi ibyo twakoze ni bibi, mwe ntimuzabikurikize, ahubwo muzafata uburere bwiza n'ubuvandimwe n'ubunyangamugayo mu bikurane. Nitwa Semazure Emmanuel, nkaba ntuye muri uyu murenge wa Nyamirama, akagari na Karurambi, umudugudu wa Rugarama. Ku itariki umuntu yaraje aratubwira ati witwa Karara yapfuye. Ese yishwe n'abamabandi, yishwe n'iki? Bati ntabwo mubizi. Batangiye ikora. Uko arigendera turakomeza twikorera nk'ibisanzwe, bigeje saa 8 igitero kiramanuka kije, duhura n'akaga, tubona no kwica abantu rusange, bica abatutsi bavuze ibiruru bagira gute. Waburije turataha. Ku bukeye ku munsi wa kabiri tugenda tuzi ko twaraye ku irondo tutashye. Batoya ntago mutaha ahubwo ni mukate muca. Twarabikoze. Ku munsi wa gatatu nabonye akaga karenza kandi kaga kuva mbayeho, nari ntanabona kuva mbayeho. Twagiye ku musaza bita Rwabuneza, tumaze kuhagera babasohora mu nzu ari abantu 7. Bamaze kubasohora mu ari 7 barabatwaye, barabica, nta numwe barokoye. Turabica, nari ndi kumwe nabo ariko twarabishe, nta numwe waharokokeye. Wajya kurya bikakunanira. Twarahunze, abo bantu tuma bamaze gupfa, turahunga turambuka tujya Tanzania, tumara imyaka 2. Ndagaruka baramfunga itariki 11 9/7. Bamaze kumfunga bati noneho mugomba kuza kuburana. Tuje kuburana, twemera ibyaha, nta kundi twari bubigenze, dusaba imbabazi. Ntabwo batubwiye ngo turaziguhaye, ntabwo bagize bate, ahubwo twaratashye. Twabyitaga gutaha kujya muri gereza, twabyitaga gutaha, ntabwo twavuga ko tugiye hehe muri gereza. Dusubira muri gereza, igihe kigeze baratubwira bati rero mufate inzira mutahe. 2-3 mufate inzira mutahe, muke kubarana nabo mwahimukiye, nimva ibyo mwakoze mukiri mubane nabo, nta kundi byagenda. Twebwe twumvaga bagiye kutwica, ntabwo twiyakiriye rwose, twumvaga bagiye kutwica. Abandi narone twaririze twemera icyaha, none turatinya gutaha. Uratinya se bigende bite? Dutahe ni batwica n'abandi barapfuye, nta kibazo. Dutaha twamaramaje, tuzi ko ibintu ni bibiri, niba twica turapfa, niba twihorera turabana nabo amahoro, tugerageze kumvikana nabo. Byaragiye igihe gigeze, igihe baje kunsubiza muri gereza, bari bankatiye imyaka 11, ndayikora ndayirangiza, ngaruka kuburana muri Gacaca. Muri Gacaca basanga imyaka bankatiye narayirengeje, nuko natashye. Ngeze mu rugo, nta mucikacumu wangiriye nabi, ntabamubeshyeye, nta nuwa nantutse, ahubwo umwe niwe wabaye intwara, araza arambwira ati tebuka uzusuhuza. Twamwitaga Rwanda Idomiyani, uretse ko ubu yasinziriye cyangwa se yapfuye. Ubwo ngenda ngo none ese buriya musaza arampamagarira iki? Tegera tayari kurabizi cyo ngo wamagarire nti uti ndashaka kuguha imbabazi, inarage ndazisaba. Musaza turababarana, amafaranga bari banciye indishyi arayansonera, ariko je ntabwo byari biciriye aho, nta nubwo byari rwose binankwiye.
dukomeza kubana, turabana, icyo ashatse akaza nkamuha, icyo nsabye nkamuha, icyo numva kimbangamiye nkagera nkamusobanuza, akaba ari unsobanurira. Ahubwo abitwa abahutu bagenzi banjye twasaga nk'abatavuga rumwe. Kubera iki? Kubera ko nabameneye ibanga. Ubwo ami ibiraje ije yankoreye ibintu bidasanzwe. Tugenda dufite ubwoba tuzi ko akacu karashobotse, baratwihishemo noneho uko nireze, noneho ni handi ndagiye niba uko nabaye uwa mbere mu gufungurwa mbe n'uwa mbere mu kwicwa. Bivuko byakabaye nzo numva niyakire nta kibazo numva mfite. Mpageze baduha inyigisho, izo nyigisho zirandyohera aho maze kuzisobanukirwa neza. Tukora itsinda, tumaze gukora itsinda babonye rigenda neza, baduha amatungo magufi y'ingurube. Ubu tugeze mu ngurube 18, zirimo zirunguka rwose. Amafaranga tutanga make 200 ya buri kwezi, ariko uragera ikibazo ukababwira uti nkeneyemo 5 bakabiguha, nkeneyemo 2 bakabiguha, nkeneyemo 3 bakabiguha. Nubwo buryo twubakanye, noneho by'akarusho turavuga rumwe, turasabanye, turanezerewe. Muri make ibyo twakoze nagahomamunwa, ndifuza ni rwose maramaje, ntacyo nshigaje inyuma yanjye, shaka kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge, kubasaba imbabazi. Ibyo twakoze byo nagahomamunwa, si nibyo kuvuga. Abantu 8 kugira ngo bapfe, n'abandi umurenge wose ugasanga nta matongo masa, barazize karengani, ntawe twatukanaga, ntawe twageraga twarafatanyaga, twari tumeze neza. Ibyo bintu rwose byaratubangamiye. Abashoboye turabisabira imbabazi, abarokotse jenoside. Icya mbere ni ukwihangana, icya kabiri bagakomera, icya gatatu turabashimba cyane, kubera ko ntabwo twarabo gushimwa, nta naho twari kugira. Nubwo twabakoreye ayo marorerwa y'abantu 7, nakoze ibishoboka. Rero basaza banyu, abana bawe, nitwe twabishe. Ubarihamya wabisubiramo, ndabisubiramo nk'umuntu wari bihagaze hejuru. Barapfuye, bishwe natwe, nta bandi bantu babishe. Icyanshimishije kirenze, bagize ubutwari, bakomeza ubutwari bwabo, barangaburiye, barantekeye, nkakora bagateka. Sinahiciwe n'inzara, sinahiciwe n'inyota, kandi jye naragize narabica abantu, nkava amahoro. Ndabashima, nimbivuye ku mutima, ndabashima. N'Imana yo mu ijuru yumve ko mbashima, bangiriye neza, kandi jewe nari nabagiriye nabi. Ntabwo nari wo kugirirwa neza, ntabwo nari wo kugirirwa nabi, ariko ntabwo banyituye nabi, ahubwo banyitoye neza. Abo mbibashima, bakomerezaho ubwo butware, babukomeze. Ibisigaye Imana izakigira ikibikorera kirenze icyo nakora jewe. Abo twafunguwe ngo mbega bakoze jenoside bafite ubwoba, ariko nubwo bafite ubwoba bati ukumva ndetse hari n'utinyutse akavuga ati ntakone twabigenza, twariyereza, ariko mbese ukumva aragononwa. Mu by'ukuri babyumvishe, bakumva inyigisho mbahaye, bakumva ubuhamya ntanze, bakwegera abo turi kumwe mu itsinda, yaba umucikacumu uri mu itsinda, yaba intaramu yakoze amarorerwa iri muri iryo tsinda, bakagira icyo babungura, kuko biraruhura umutima kandi biragarura abantu ubuzima. Abari muri gereza bari bazi ko Sembazuru napfuye, ndi muzima, ndubatse, ndabyiruye, ndakora imirimo bisanzwe. Umva, ndafatanyije nabo twahemukiye, turakora ibikorwa bikomeye
turakodesha umurima tukawuhinga tugakuramo inyungu, turoroye amatungo magufi, umva n'ibitaraza bigiye kuza. Ahubwo umuntu uri muri gereza ukaba ugifite ubwoba, ukaba ugishidikanya ngo baratwishe, ngo bari abantu n'amanyanga, ni ukubeshya, ngo kuki ntabagaruka. Nta cyaha twakoze, twari twazanywe no muri gereza n'icyaha, ariko ubu nta cyaha tugikora, turacyanga urunuka. Twari ku gasozi gahanamye k'urugomo, ntabwo ari agasozi keza, kari agasozi k'urugomo. Icyacu twarangaga no gutukana no gukora amarorerwa. None ubu agasozi twakamanutseho, twageze mu mataba. Dufite amataba mato y'urubyiruko rwacu, abafunguwe rwacu, rwaba twakoreye icyaha. Abo bana turi kumwe kandi turubakanye kandi turazamurana, nta kibazo dufite hagati yacu nabo. Nuri muri gereza nawe yumva akumva aya magambo azayakurikize, hari icyo bizamumarira, hari n'icyo bizamungura, kandi biruhura umutima kuruta guheranwa n'agahinda aho ngaho muri gereza. Nibihane bamaramaze. Leta y'ubumwe niyo kuhuza abanyarwanda, leta y'ubumwe niyo kunga abanyarwanda, leta y'ubumwe niyo kutubumbira hamwe, tugakorera hamwe, tukubakana, tugasana ibyasenyutse, tukabyubaka, noneho bikagera bite, bigasubira uko byari biri cyangwa bikanarengaho. Nitwa Mukambaraga Jeanne, hariya mu isibo y'amahoro mu mudugudu wa Kinyoni, ni ahantu hakorewe jenoside cyane, bahiciye abantu benshi mu kagari ka Gati. Niyo mpamvu ujya mpita mu isibo y'amahoro Kagame yaharaniye. Ni uko aho ntuye hari inzu ya fuwayi bayiciyemo abantu benshi bari mu muryango. Ntabwo biba byoroshye igiye kuba ku kintu cyitwa jenoside. Mu mibanire yacu n'abatwiciye imiryango, abagabo, abana, ntabwo byari byoroshye, ndetse no kumubona ntabwo twari tubanye neza, ndetse no kumubona mu maso byaguteraga izindi ndwara. Njye mu gihe cyose mvuze jenoside mpita ngaruka ku byabaye. Niyo mpamvu najya nkunda iryo jambo ubwaryo gusa n'urivuze turi kumwe. Ngo no gusuhuzanya byari mwari mubanye nabi? Twari tubanye na, uretse no kubana no gusuhuzanya no kumubona ku maso byaguteraga izindi ndwara. Byaje kugenda gute? Nyuma haje kuza abayobozi bakajya batwigisha ubumwe n'ubwiyunge, batwigisha kubabarira, kubyakira. Ntabwo byari byoroshye, ariko uko twagendaga imyaka yicuma niko twagendaga tubona ko ubumuntu ari bwo buzubaka igihugu cyacu. Aho Ami iziye mu kagari ka Gati, njyewe niho nakiriye kubana n'abantu banyiciye, kuko badutumiye turi itsinda ry'abiciwe 20, batumira n'abishe bafunguwe 20. Dore ko niyo twahuraga twenda guhura n'abahungaga, kagira indwara ya ruswa rusoka ikamfatira mu mugongo ikagera mu ijosi, ibyo nari bubasha no guhunga nk'uko nabyifuzaga, kikansokagura kikankubita hasi, nkarota yanyishe byarangiye. Abishe n'abiciwe baraduhuguye, bya bindi byose ubumwe n'ubwiyunge bwatubwiraga bingaruka mu mutwe ko kubaho kwanjye ari uko ngomba kwakira ibyambayeho nkababarira ababinkoreye. Babandi batumiye 20 harimo abishe umuryango, umugabo, abana. Noneho bambwiza ukuri bitari bya bindi byo mu bwirege nk'uko wabyumvise mu bisigo. Bambwiza ukuri, nakira ubumwe n'ubwiyunge gutyo kubera
n'ubundi barigishaga ariko nkakomeza nkaba wa wundi. Ami rero niyo yadufashije kuko mwarimu wacu yaradusuraga akakubwira ati guhora bagutera imiti, guhora uri ku bishinge, guhora ese ntiwamubabarira. Yarambeshye nta kuri yambwije, byagenze uku narabimenye, nararebaga narumvise byagenze gutya, ikusanya amakuru bituma noneho nabaragenda arabigisha, noneho bambwiza ukuri, imibiri ndayimenya ngomba gushyingura, imitungo ndayimenya, ibintu byose dusabana imbabazi, noneho tubabamo badusaba imbabazi, batubwiza ukuri ku byabaye bitari bya bindi bavuze mu bwirege. Rwose navuga ngo tubanye neza kubera ko mu Rwanda kurwaragurika cyane, ariko bashaka kugenda bakabona imyaka yanjye yararaye, bagashaka upatana batanambona, bakavuga ati Jeanne ni mushiki wacu, bakaza kundeba mu rugo iwanjye, kandi no mu mvugo zabo bagaragazaga mu murami ko batabasha gukandagira kwa Jeanne. Basabaga ko babazana iwanjye, babasabaga ko babatinyura kugera iwanjye, ariko uyu munsi barizana, tubanye neza rwose, tubanye neza. Papa wacu yabyaye abana 19 yitwaga Gasiga, dusigaye turi 4, hari abandi 4 bapfuye. Ubwo simvuze abuzukuru, yari afite abahungu 6 bubatse, aho hose hasigaye nasigaye umwe natagira igisigara. Rafite abahungu 6 bamwubatse ku nkike, hari naho cyatagize ikise, hari nasigaye umwe, hari naho bazimye bakuru bacu bo barazimye n'abana babo, sigaranye barumuna banje 2. Muri aba 19 ndabuzukuru utabara. Gusa imva y'urwibutso y'Inyamiyaga irimo imibiri y'abacu 15. Imva y'Inyanza iyi Bugesera abandi twabuze irengero. Abakira bato twabasaba kwinjira mu bumwe n'ubwiyunge neza, bakakira amahugurwa yayo, inama zabo, kugira ngo bitandukanye n'ibyo ababyeyi babo bagiye bakora. 59 barabikoze shingiye ku myaka yanjye, 73 barabikora ababyeyi babo, no muri 94 bagiye bigisha abana. Niyo mpamvu n'uyu munsi twabwira urubyiruko ngo bakire ibiganiro by'ubumwe n'ubwiyunge, babikunde, babe bamwe, tube bamwe, kugira ngo igihugu cyacu cyubakwe n'imbaraga zacu. Icyo nakongeraho, twashimira leta y'ubumwe n'ubwiyunge, twashimira Association Modesta et Innocent, kubera ko yaratuzirikanye igera n'iwacu ku Mayaga mu murenge wa Muyira, irasanasana, iraduhuza, itwicaza ku ntebe imwe, iratuganiriza, yigisha ubumwe, ijambo ubumwe, n'uyu munsi tukaba turigenderaho twarabaye bamwe. Yigisha imbabazi, gusaba imbabazi, kandi yigisha ukuri ko gusaba imbabazi icyo kumarira usaba imbabazi. Nahangaha nyine habaye jenoside nk'ahandi hose uko yahabaye, umugabo wanjye nawe arayikora. Nkiko Gacaca zije simukatira imyaka 26, nafungirwe Butare ku Karubanda, niho ari gahunda ya ikaze mu banyu yatugezeho, iragenda igera ku mugabo wanjye ni muri gereza, iramwigisha, ubwo yumva inkomange mugeze ku mutima, yemera icyaha. Bwo amaze kwemera icyaha yandika ibaruwa isaba abo yahemukiye imbabazi. Noneho abasabye imbabazi nabo baravuga bati imbabazi turazimuhaye. Amaze kumuzimuha, cye numvise ku mutima wanjye nezerewe. Ari hakurya hariya niho twahungiye, hariya. Iyo jenoside nabuze ababyeyi bombi,
mbura na mukuru wanjye umwana wacu yishwe ndeba gahunda ya ikaze mu banyu njye mbona yagize umumaro twebwe abarokotse jenoside yaduhuje n'abantu bafungiye muri gereza atwiciye abacu ameragira bigisha bemera kwihana baricuza badusaba imbabazi ubu ngubu umuryango wa Rukundo tubanye neza 100%, turafashanya ndetse n'umudamu dufite itsinda tubanamo duhana umubyizi kandi nyuma yo guhana umubyizi turizigama ubu ngubu twiteguye kwakira abagororwa neza nkuko twigishwe n'ikaze mu wacu abagororwa bari muri gereza ntibatwishije tuzabakira neza rwose. Nitwa Ngendahimana Vincent nyine bariya bafunzwe bakoze jenoside yemeye icyaha badusaba imbabazi twebwe bahemukiye imbabazi twarazibahaye twemera nuko twakorana n'itsinda kugira ngo tugaragaze ubumwe n'ubwiyunge dufite. Uyu munsi baje kumpumuriza yari maze igihe narahuye n'ikibazo ndwaye nabyakiriye neza ku mutima wanjye niba hameze neza. Nitwa Ndagijimana Vincent aba papa wanjye afungiye ku Karubanda hari Butare kubera icyaha cya jenoside yakoze. Ami yaje kutwigisha igihe kiragera rero yandika asaba imbabazi Ngendahimana Vincent ko yamwiciye mushikiwe. Vincent bose ntabwo yigeze nawe azimwe imbabazi yarazimuhaye nkumvaga yuko ari we wafungishije data tukaba tutari kumwe sinari nzi ko yamuhimukiriye ngo amwicire ariko aho kimariye kwandika asaba imbabazi nahise numva nturutse ku mutima. Gahunda y'ikaze mu muryango icyo yadufashije guhita tubana neza no kumenya uko tugombye kwakira neza abagiye gutaha bakoze jenoside natwe kandi umutima mwiza nta rwikekwe dufite tutabafata nk'abakoze ibyaha rwose bahanwe. Nitwa Mupfasoni Edith. Muri iri tsinda turizigama tukanagurizanya duhera ku mugabane w'amafaranga 200 turafatanije n'abo ngabo badusabye imbabazi. Hanjye wankoreye icyaha ubu umugore we turi kumwe hariya mu itsinda mbona ari nta kibazo gihari bose ubu twateranye turi hamwe twaje kumuhumukiza ugize ikibazo turaza tukamufasha tugaragaza ubumwe n'ubwiyunge nta mashyara turimo nta matiku. Mbere twarebanaga y'ingwe tuzi yuko tutazavugana ariko umufatanyabikorwa wa mi yaraje araduhuza batugira inama none ubu ngubu turi bamwe turasabana turasangira turatumirana reba nk'ari ahantu tumukubitiye umubyizi mwabonye ubona ukuntu hangana ni hanini n'ubeje bundi akoresheje bukwe nta wundi yagiye kureba iryambye tuzajyana mu bukwe bwanjye i Kigali na data naza nzamuhita muzana ko uyu muvandimwe mubwire ati papa ye uyu muvandimwe bamye dukorana neza aho usabiye imbabazi nkamye icyaha wakoze bamye dukorana neza na n'ubu turi kumwe. Abantu bakoze jenoside bari muri gereza Ami yatubwiye yuko bagomba kuza tukabana nk'abavandimwe tudakwiye gukomeza kubareba nk'abagome. Turiteguye n'abandi ko nibaza tuzabakira neza. Nitwa Mukayiranga Esperance nkaba nararokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 iwacu hari hariya umuryango wa papa twarokotse turi abana 2. Jenoside irangiye kubera ko nari mukuru nza gushaka umugabo maze gushaka umugabo dutura kuri kariya gasozi. Mu buzima busanzwe twabayeho mu buzima buruhije. Inzu yanjye ngiyi ifite ibyumba 3 na salo na korodori. Mbona aho gushyira ibintu, mbona aho kuryama n'abana bakabona aho baryama, turisanzura nta kibazo. Nitwa Mukariyonza Patricia abandi umukangurambaga mu bumwe n'ubwiyunge. Jenoside yakoranywe ubukana burenze hano iwacu Isindi ntabwo wahuraga n'umuntu wakwiciye cyangwa wo mu muryango we ngo muvugane. Ame niyo yadutinyuye ariko uko bagenda batwigisha impuhwe zagiye ziza uragenda ukajya iwe ukamusuhuza mukaganira nta kibazo pe uwansabye imbabazi turi kumwe. Je nitwa Nyandwa Loise. Jenoside yari ifite ubukana cyane kubera ko Isimbi n'ahantu hari hateraniye abantu benshi abatutsi. Za Nyamirama barapfuye muri jenoside nyine abantu twarabishe nishe umuntu ngewe yasohotse mu kiliziya nyine nk'umuntu uhunze tumwica turi abantu 3 twaranabyireze twebwe twemera icyaha ku buryo n'abacika cumu mbega twari twahemukiye twakomeje kugenda tuhura nabo
tukaganira kugeza ubwo ubu ngubu ami yaje kuduhuza dukora amashyirahamwe. Iyo ndebye mbona inyigisho za ami kuvaho zaducengereyemo zaradufashije ku buryo tubona nta kintu cyo kwishishanya dufite. Ntabwo ubu wahura n'umuntu ngo yirukanke agutinya, ntabwo waba wiriranywe n'umuntu uza mu busabane nk'ubu ngubu ngo nimuza guhura mu mwanya nakubona yirukanka. Nitwa Ngarambere Veriane, umwaka w'1994 ubwo ubuyobozi bubi bwadushishikarizaga kwica abatutsi. Icyo gihe nari mfite imyaka 39, batubwira ko tugomba kwica umututsi aho ari hose, dukora ibidakorwa. Twagiye tubahiga mu bigunda aho babiswe n'abandi ugasanga barahigwa, turabica. Twaze gusanga rwose twaragiye mu twaribeshye dukora ibitari byiza. Nyuma ya jenoside naje gufungwa atirwa imyaka 17. Imyaka naje kuyikora ndayirangiza. Ni ukuri ubwo nazaga mvuga ngo ubwo nakoze kiriya cyaha nta muntu uzongera kuvugana nawe, ariko icyanshimishije nuko abo twagiranye ikibazo bahise bambwira bati ibyabaye byarabaye, tugomba kubana amahoro tukiyunga. Abo nakoreye ibyaha turanaturanye, ubu nta kibazo, n'abana bacu barakundana, babanye neza, turashyingirana tugasabana. Cyangwa se n'inyana yaba yarwaye bagenda nkayimufasha tukayiha imiti. Muri rusange tubanye neza. Ami itaza kuza n'ubu ngubu nta cyari gukorwa, kuko buri muntu yumvaga natinyuka kuvuga ibyo yakoze, yumvaga ko uwo yakoreye icyo cyaha n'abari muhinduke akaba yamwitura ibyo yamukoreye. Ariko Ami igenda iduhuza, ariko twarebanaga yimwe nkumva nta n'uwatinyuka kuvugana n'undi. Ariko nukuri Ami yaraduhuje ubu ngubu, wacitse ku 10 iyo duhuye banyishimye nanjye mwishimiye. N'uru rutoki ubu ndimo gukonorera kugira ngo rumerwe neza. Ni umuntu udafite intege wacitse ku 10 ndimo musada ngo insina zizakunde zigira umusaruro. Ubu abarokoze jenoside n'abayikoze ubu intero nimwe dufite mu Banyarwanda, niyo gufatanya tugahuriza hamwe kugira ngo tuzagira igihugu cyiza kizira urwangano, kizira urwikekwe. Gusa ikindi nongeraho nshima ni leta y'ubumwe dukorana nayo, kuko nk'ubu iyo ndi mu busabane numva narabohotse umutima, numva nta kibazo mfite. Nitwa Sazabagarwa Venuste. Jenoside ibaye twabyivanzemo nyine natwe dukora ibyo byaha. Nagiye muri gereza kubera uwo musaza witwa Rutuku Dawudi n'umukecuru n'umugore we witwa Kamubirigi, ubwo nyine twari tunaturanye, ngo nagize uruhare rwo kumwica nyine. Ubwo ngubwo nanjye bashinje icyo cyaha, naragifungiwe imyaka 15. Nasabye imbabazi uwo nakoreye icyaha, imbabazi nawe yarazimpaye. None ubu ngubu tubanye neza, kuko twaje abo twasanze bakatwakira neza, yaba abaturage, yaba ari abarokotse jenoside, yaba ari umuryango wacu twasize, batwakiriye neza. None n'uwo nakoreye icyaha, kubera inyigisho twigishijwe muri gereza, twigishwa na Ami, batubwiye ukuntu tuzagenda tukabana n'abantu, twarabyumviye tubaza ko tubijyamo, babidufashamo, turiyunga. Ubu turi abavandimwe rwose, nta kibazo dufitanye. Umuryango wa Ami rwose natwe turawushima cyane, kuko yatugejeje ku bintu byinshi cyane tutabonaga ko tuzageraho. Jenoside yarabaye, njya mu gitero cyishe Bituku n'umukecuru wa Rembani. Nyuma rero Gacaca ziza kuba, noneho nkireze muri Gacaca baza kunkatira, ndagenda ndafunga imyaka 15. Maze kugera muri gereza haje kuza abantu batwigisha ikaze mu bandi. Mvuye muri gereza naraje ngeze mu rugo nsanga nta kintu mberaho, nta gatungo, nta kireka da, ntacyo natoragamo kubera kutagira agafumbire. Tuzagura n'uyu muryango Ami tugejeje no ku gatungo. Rero byabura bunda ndafata agafumbire, nkagenda agafumbira nkeza. Urabona ibishyimbo bya Mushingira bishaka agafumbire, ibijumba bishaka agafumbire. Unararibonye nk'abo twahemukiye nabo twasabanye imbabazi baraziduhaye. Ibitungo baduhaye iyo umwe adahari undi araryanura. Gahunda y'ikaze mu bantu twigishijwe muri gereza yagize umumaro, kuko twageze hanze dusanga buri muntu wese yarateguye.